bose myiza cyangwa itatu. Bamwe bati hari ingingo mwanabyumvishe na hano muri report Eric yakoze, bati hari ingingo atwica ikipe gutahereza umuzamu Olivier kwizira gutera iriya penalty. Izi penalty wazisesengura muri ubu buryo cyane cyane ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport yazitakarijemo igikombe. Mbo reka dufasha abantu kumva ibi bintu. Penalty ubundi ziterwa hagendewe kuki? Ubundi nta mutoza ushobora kuba yaza ngo ajyane ikipe kuri finale batarakoze iyo séance yo gutera penalty, kuko babizi ko ni option ishoboka kuri finale. Penalty c'est nki finale noneho ya Peace Cup yo nta nubwo ubizi ko nta extra time igira. Penalty nakuri amakuru bari barazitoje mu Nzove, bafite n'abatireri beza cyangwa se abatera penalty neza kurusha abandi, bagomba kuza kuzitera. Mu byukuri n'ubundi ngo muri batanu Olivier arimo mwashobora gutera anafite umwanya wa 4. Ariko urumva utoza abakinnyi bose gutera penalty, ukazajya ureba bari kuzitsinda neza. Olivier yarateraga bakabona aratsinda rwose, bakabona muri batatu bari kumusha, bakabona Olivier ni nk'uwa 4 ari gutera neza. Ariko iyo mugiye muri usibye iriya penalty muri match bavuze ngo niboneke raterwa no iriya Asumane yateye buriya na aperi bifite wabone tubibona muri match uri witere none. Ariko muri zireshano kuko aba habayemo no gusimbuza umutoza, haba uburyo bubiri ashobora kubaza abakinnyi ngo hagati yanyu ninde utera ya mbere, umuntu akamanika kanjye muyinyandikeho, ya kabiri kugera kwa ya gatanu. Haba uburyo bwa kabiri buvuga ngo nje nka coach ndanoma, mwese ndabazi, kwizera teri ya mbere, weteri ya kabiri, weteri ya gatatu, weteri ya 4. Hari n'abatoza bamwe iyo bafite abakinnyi bakuru babareka, ubwo nabwo ni uburyo bwa gatatu, akavuga ati akabaganiriza bakajya kuri uriya murongo baba bariho, akavuga ati mwe muri bakuru mujye mutora ujya gutera. Ari nako Taleb muri interview yavuze ko yabihariye kapiteni, yabihariye kapiteni. Bibaho cyane nabyo, nubwo buryo butatu bw'ingenzi cyane. Bumwe nibwo bureba abakinnyi gusa, ubundi bubiri coach bugiramo uruhare. Ubwareyo rero amakuru namenye hari ingingo yarahahagaze bajya gufata decision zose. Yarabaje ngo ninde muntu uri tayari gutera penalty ya mbere. Emery Bayisenge aravuga ati ngenda itera. Penalty ya kabiri n'utiraye kwitera nta wamanitse. Olivier abona baracecetse, azamura ikiganza ati ndayitera. Aho utaraharenga bishoboke ko ari no mpamvu Emery Bayisenge match irangiye wabikurikiye neza rwose, umetamana ko kuri social media ze aravuga ati in 20 players makinnyi 20 you are the one who take responsibility, niwe mukinnyi wafashe inshingano. We win together, turatsinda iyo dufatanyije. We lose together, turanatsindwa twese hamwe. We are with you Chi, turi kumwe Olivier. I know how you are strong, ndabizi uburyo uri umunyembaraga iyo uraza kubisohokamo. Olivier mubanze mumushimire ko yabaye brave, yabaye intwari, yagize umutima ukomeye. Aho ba Abedi, aho ba uyu Gruari Ngonge, aho ba Likau, aho ba Yusudiani, aho ba Ganijuru, aho ba Kabange, aho ba Kitoga batagize ubutwari bwo gufata penalty. Gardien yabonye bacecetse amanika ikiganza, iyo nyotwe yabakubise batera ubwabo bwo kudatera penalty kuri APR. Abakinnyi nka ba Abedi, abakinnyi nka ba Kitoga, abakinnyi nka ba Gruari Ngonge, abakinnyi nka ba Likau, abakinnyi nka ba Yusu narabagaye. Polisi even no kubona Didier agera ubwajya gutera penalty, abakinnyi abasiniya bataragera ubwo ba Abedi bagaragara, aba kapiteni Yusubaza narabagaye. Ni munyibutse scenario yo kuri match narabagaye, match APR sezerana na Polisi, abakinnyi bakuru nkamwe narabagaye. Ni watahabanze kwitera, watarayanze gutera penalty cyane, baramwinginga baramwiruka barababwira ati sintera. Ibyo bibaho rero nicyo gikwiye gutuma nta muntu ukwiye kwifatira agahanga kuri Olivier, kuko niba abantu bacecetse bakagira iyo nyotwe wakemera kwifata, nje sinamugaye. Cyokora nanone kinyamupira umuntu ari umuntu ureba mu ishusho ngari ari hari ingingo yagombaga gushyiramo icyo bita autorité y'umutoza. Yego. Ndagaruka gato kuri coaching. Nk'umutoza w'abazamu uraho uri kubona ibyo bintu,
hari ingingo uri kubona ibyo bintu, Sacha uri kubona ibyo bintu, Roma muri kubona ibyo bintu, Olivier agiye gufata penalty ya kabiri, mushobora kugenda ari ikintu abantu bajya bavuga keretse wenda batazi umupira ngo penalty ni amahirwe. Si amahirwe. Ikintu cyitwa amahirwe ni ikintu nta muntu ujya ubara ubuzima ngo bwite amahirwe. ngo umuntu wakize ngo ni amahirwe. Nta ikintu cyitwa amahirwe. Amahirwe abahanga bakubwira ko nabwo asanga witeguye. Uzaryama wumve ko amafaranga gusanga ujye gushaka akazi. Amahirwe ni ikintu cy'ubujiji. Amahirwe ntanagusanga amafaranga ukayabona uzananirwa kuyakoresha. Byo amahirwe ntabwo usanga nyine umuntu hari akazi, hari uruhare rukureba. Amahirwe rero birawe ngo kwitsina ngo yaretsinze kuri polisi ngo yagize amahirwe make. Oya, ikintu cyose gifite ukuntu yagisobanura psychological mu buryo bw'ubusesenguzi bakora ni analyse nk'umutoza. Hari abantu umuntu yabwiraga ukabona ngo yango namwe mujye mareka ngo ukora analyse za fake ngo ubuse ngo ntibibaho. Reka mbabaze ikibazo, wari wabona muri penalty shootout ni Burayi no muri Champions League wari wabona abantu bari bajya gutera muri eshanu za mbere baza muri za zindi twinjiye mu 8 iyo eshanu zirangiye ashobora gutera ya gatandatu ya 8 ya 7 ya 9 gutyo. Uzi impamvu Olivier hari abavuga ngo turi kwivuga ko yayushenguye itsinda se nkuko yitsinze kuri polisi, nabwo kuyimuha byari amakosa. Buriya umva muri coaching uko tubari ibintu ubari icyo bita worst case scenario. Nango mu bibi ikibi kiruta ibindi ni iki, icyo nicyo wirinda. Sibyo? Ni ukuvuga ngo mu bibi bishoboka ikibi kiruta ibindi ni iki. Kwitsinda byo ni byiza, ariko se ayirasi ibibi birimo bingana bite? Ni ukuvuga ngo uminimiza risk. Olivier ntabwo ari umutireri gusa, ntumurebera mu ishusho y'utera, araza no kurinda abamutera. None umuhaye ya kabiri bivuga ngo nayihusha izindi enye za APR arajya kuzifata afite icyo kintu mu mutwe cy'uko awushije penalty. Ngarure bagenzi banjye muri penalty wamushyize muri panic mode. Ntabwo ari ngarure bagenzi banjye, ndaza kuba violent, ndaza kuba ikigwari. Ni ukuvuga ngo byavuye kuba kuri serivisi ya equipe kuvuga ngo reka mfatirane byabaye ikintu kiri personal. Ari nabyo byamurije cyane buriya kuvuga ngo uku gutakaza igikombe bigiye ku mutwe wawe. Yes, ni nako kumara iminota 30 wabonye ari mu kibuga. Kuko iyo bamutsinda penalty birasanzwe zikajyamo enye reyo ikaba abandi wenda babiri bayo bawushire cyangwa umwe bikarangira avuga ati nagerageje gufata sinazifasha bazinsinze. Yashoboraga kugira ukwihangana akavuga ati ubwo turatsinzwe, akanihanganisha bagenzi be bakagenda bose. Icyamushenguye umutima ni iki? Nuko ikibazo yagize penalty yahushije yatumye we yumva ko ari we kigwari kuri equipe kuko yabaraga bibi ndahushije sini no kuzifata. Uri kumva ko agize none imitwaro ibiri muremereye, ariko none iyo mitwaro ibiri kucyo utumi mujyaho mworohereza umubwe ngo Olivier we be focused mu gukuramo penalty. Ibyo gutera reka abandi batere urabimubuza, nuko umurinda kugira ngo atajya muri yo panic mode mu gihe yayihusha. Icyo nicyo twita worst case scenario. Igihe yayihusha mu mutwe yamerate ese aragira ubutwari n'imbaraga zifatiza APR. Ibyo ntibabimurinze, baramwexposa nawe dore ko akunda kwishora, uwabandi nawe ati nanjye ndishoye, biba birarangiye. Ariko uko byakabaye kose Bremu siwe nyishyiramo. Bremu nabanje kwishyira kuri bagenzi be batahisemo gufata penalty ngo bazitere. Ndabanza mbagaye nabivuze. Indi Bremu nayishyira ku mutoza kuko nawe yagomba kugira utwari bw'intervene akaba ati oya uyihisemo, ariko no kubera ko n'ubundi abandi bazifate. Byatangiye ari icyo kibazo abaza ngo ni uri butere buri wese atera urutoki. Harimo ikintu cyitwa commitment. Ngewe ubwanjye ndi committinze niteguye. Ariyo ngena nagaya Olivier atajyana umuntu utuka umuntu waye committed abandi bacutse zura mugari. Iyo ni commitment. Ariko iyo commitment zibaye mukora commitment kugera kuri 5. Yego. Aho nanjye ngaruka ko ngashimangira ibyo Rigane yavugaga nuko tubaye 5. Niba tumaze kuba 5 nka coach ugira ijisho kandi ukabuza impamvu yagomba kuza tuzipanga no kushaka mumaze kwikomitinga mwese ko muri butere. Yagomba kuvuga ngo okay Olivier nibyo uraza gutera penalty ko wabihisemo, ariko uratera ya 5. Uko penalty ya 5 burya probability yo kwitera no kutayitera
biba ari nka 50-50 Yeah. mushobora kujya ku ya gatanu Byarangiye. Ingingo navuze irumvikana cyane. vuga ngo yagomba gukora ishaka ko wenda nitanga intsinzi cyangwa se ushobora kubona na penaliti wenda bawushije bagenzi bawe mwanatakaje cyangwa se na aperi bawushije igikombe cyamaze kugenda ari na penaliti wanakuyemo deja wamaze kujya muri mudo by'ibyishimo iri muri zitanga confiance. Yes. Ebyiri za mbere ziba ziri kurusho cyane. none ndabihinduye teri ya mbere Asmani ngwino teri ya Asmani ya kabiri Didier teri ya gatatu iya kane wari gutera ya gatanu ntitwamumenye kuko n'ubundi ntabwo ayo mahirwe bayagize Olivier nawe uze gutera Olivier nawe uze gutera ya gatanu peut-être uraba wanakuyemo na penalty imwe peut-être ari wowe ugiye gutwara igikombe cyangwa You never know. we never know so icyo ngicyo rwose nta blame nimwe mwagakwiriye gushyira kuri Olivier yego murumva icyo ngicyo ndagihamya gutyo hanyuma bagiye muri vestiaire Reka dukore conclusion n'ubundi tubone oya tumika hari ukuntu nshaka iyo utsinze ugatsindira amafaranga urumva iyo utsindiye imodoka ntibaguha kuri inoti cyangwa moto ariko iyo utsindiye amafaranga guhera kuri miliyoni kumanura barakubwira ngo turagushyira kuri inoti ayo mafaranga warayabikuza ukayohereza kuri mobile money yawe kuri MTN cyo kuri Airtel nta kibuzo usaba. Icya kabiri ni uko amafaranga ushobora kuyagura ibintu bitandukanye birimo umuriro, birimo ifatabuguzi rya televiziyo, birimo amayinite n'ibindi bitandukanye. Ubwo ni ubundi buryo bwa tengamana na tenga promo. reka twinjira muri conclusion kwizigira conclusion perezida wa Rayon Sport yabivuzeho ikipe ya Rayon Sport ntabwo yatwaye igikombe cya shampiyona. Rayon Sport ntitwaye Peace Cup. Byose bifite igisobanuro mvuga ko bidakwiriye. Hari abafana numvise ba Rayon Sport bikome kipe bati ni Amurenzi nagende ati n'abakinini bagende bati duhindure n'umutoza nagende. Ntabwo ari ko kuri. Ikipe ya Rayon Sport yagize inconsistence mu myubakire yayo, ntabwo tugiye gusubira muri background. Yego. Ariko niba uhinduye abatoza inshuro enye mu mwaka bivuga ko you are a team in crisis. Ntabwo uri ikipe irimo iriyubaka, ahubwo uri muri ikipe irimo irarwana n'amasituwasiyo. Amasituwasiyo ni ibyo byo kuvuga ngo dufite ibyo gusova. Ikipe ya Tottenham Hotspur mu Bwongereza yaraye itamanutse mu cyiciro cya kabiri ku munota wa nyuma yahinduye abatoza gatatu. Itangiranye Thomas Frank ishyiraho Igor Tudor isozanyije na Deserbe. Ikipe ya West Ham yamanutse yatangiranye na Graham Potter biri kumwe na Nuno Espirito Santo bamanukanye. Nuvuga ngo niba uhinduye abatoza gatatu kane gatanu bivuga ngo uri ikipe ikirimo iragerageza kwisuganya no kwiyubaka, iracyarimo, ntabwo uraba ikipe nyine yuzuye. Yego. Iki ni ikintu cya mbere. Nuvuga ngo Rayon Sport n'ubundi gutwarwa igikombe na APR ntabwo byagakwiriye kugutungura. Ubundi ntiyari inkuru. Ntabwo yagabaye inkuru. Gutwarwa igikombe cya Peace Cup nabyo ntibyakabaye inkuru. Kuko uri ikipe yatangiye muri itsindwa 3-4-3. Derby ebyiri ziheruka byibuza you were too close. Wendaga kugera kuri iyo level. Urimo urakina n'ikipe ifite consistency, ifite squad depth. Nibyo twakubwiraga, basimbuza abakinnyi bane ukabona hari n'abandi basigaye kuri bench baza bakanatangira muri Rayon Sport bakaba basitata. Kuri qualité ntabwo Rayon Sport ifite qualité z'abakinnyi aba APS. Yaba muri administration ntabwo iri stable nka APR. Yaba muri coaching staff n'ibindi mwabyumvise mwagiye muhindagurika, ntabwo byuzuye neza cyane. Rero conclusion yanjye iravuga iti kuba nta gikombe cya shampiyona n'igikombe cy'amahoro, it is worth it. Byari ngombwa, iyo mugitwara nibyo byari kuba ari inkuru. Kutagitwara nta nkuru irimo, niko muhagaze. You are not stable enough kugira ngo mutware ibikombe. Ari nayo mpamvu Murenzi Abdallah avuze ati ntituzongera kwemera Besikoro batuzanira amakontineri y'abakinnyi. Ikintu gihari rero, Rayon Sport ndabibutsa ko mufite ikintu cyo kuramira. Ejo Kiyovu Sport yanganyije na Polisi, muranganya amanota mugifite umukino in hand. Ni mu Rwanda na match ebyiri ya Bugesera n'iya Kiyovu Sport. Mwere kuri match ya Bugesera muzakina ejo, mugomba kuyitsinde. Mugera amanota 55 mujye gukina na Kiyovu
mufite ijambo kuri uwo mukino muvuga ngo turabona draw tuba ba kabiri dusohoka nka ekipe nini ifite fan base nini ibitaba tolerable ni ukutibona muzasohokera igihugu ibyo byo iryo ryaba ari ishyano badashoboye kuboneka muri mutabashe kuboneka mu ba kabiri mujye muri confederation muhagararira igihugu byakomeye cyane kuri aba bantu bayoboye babimenye bari mu nzi niyo mpamvu abari mu nzi bacyuho n'abatoza mufite uyu munsi bahari ingingo n'abandi ni murwane n'amanota 6 ya Bugesera na Kiyovu niyo babonane niyo mwabonane batsinde Bugesera wenda Bugesera na Kiyovu musohoke muri aba kabiri ibyo ngibyo nibyo mushobora kuba mwasova none najya inama abare bakunze gutwarwa n'abarangamutima iteka bagashaka ibintu byose bihinduka ahubwo mukeneye guhindura ibintu byose kuko naho muzagera muzisanga muri kuvuga ngo duhindure ubuyobozi musange rwa Rutabura n'usigaye kuba perezida abandi bose barababaye so rero ni mutuze gutsindwa finale birasanzwe icya mbere ubuyobozi mufite bufatiyeho guhera muri ano mezi ntanashize niba atari 5 bwagerageje kugira ibyo bakora ngiye mvuga yuko vrema uko bari bameze muri phase nuko bitwaye muri phase retour kunganya na APR match ebyiri kimwe babanza APR yishyura aho wenda bagize ibyago harimo penalty batsindirwa kuri penalty uburyo bw'imikino nabonye butari we bivuga ngo hari byiburaga karite kiyongereye mu bakinnyi baguzwe harimo amazina ushaka gushima Olivier Kuza aricyo byafashije kuzana Cimanga na Taichi kumuzana mu basimbura kuri attaque ego aricyo byafashije muri aba basore muri defense batoni bara improvince ubuyobozi rero uko bwari bwagerageje kurokirita hari ibyagenze neza wenda hari n'abafurupinze ibyo ni ibisanzwe ariko nta wabagaya umwanya wari muto ni ikenera guhindagura ku mutoza hari ingingo uvuga ngo arafise plan ndabagira inama bariyo mukunda kwifatira umutoza ku gahanga mushyigikire hari ingingo cyane umugabo kubaho umutoza Jani APR imazemo imyaka 3 yubaka ino kipe kuko abanyamahanga barimo wenda bamwe mutekereza yuko batamazemo umwaka urenga cyangwa ibiri ariko APR ifite abakinnyi bake bashya abenshi baratindanye abanyu muramuhindura ikipe mushyigikira hari ingingo kuko niba ashobora kurivariza muri match ebyiri ntatsindwe mu minota 90 afite ikintu runaka ari kubaka mushyigikire mufatanye n'ubuzima muha abakinnyi umwaka utaha yaba mwiza kurushaho hanyuma Olivier mu muha amahoro cyane penalty twasobanuye bibaho nyine mwakire ko mwatsinzwe mu muvingo ariko mutegure sezitaha mubanje gukemura ikibazo cya Kiyovu mwanze murwane no kuba ba kabiri nicyo gikomeye uko mutabaye ba kabiri ubuyobozi n'abandi bateguze n'umutoza sambaratika zabo biraba byinshi cyane ibyo ni mubirangiza muzongere mutegure sezitaha APR yo nta bindi tuyibwira APR ibibazo byayo irabizi APR irabizi neza ko hari urwego igiye gukinaho Champions League hakenerwa amakipe 16 mu matsinda Claude yabivuze neza ko nava muri APR atagiye mu matsinda azaba ari umwenda azahora yumva afite APR ubuzima bwe bwose so ubuyobozi nibwongeremo kalite mu bakinnyi APR abakinnyi ifite banganya na Reyo match ebyiri Reyo twabonye irwaye kuriya ubwo ntumbwiye ko bazaboneka muri 16 muri Afrika nibongeremo kalite mu bakinnyi bahereye muri staff technique imitoreza yayo ngiye narayigaye kuva na kera kuba banganya na Reyo niyo mikino idahwitse iva mu mitoreze bagahinduye imitoreze hanyuma ubuyobozi bwayo ntitwabwira ngo buhinduke amafaranga arahari muri APR ntibahindura umutoza bongeremo n'abakinnyi beza sibyo iyi minota nagira ngo tuganire ku byabereye na APR mwe enjoying mwe nta kibazo mufite nibategure ro 30 guterura ibikombe byombi musabe parade mutsesere muri ibikombe byanyu bibiri cyane kuko iki gikombe nekereza APR enjoy abareyo Paul nekereza ko kuva kuri afande CDS afande James iki gikombe ni icyambere batwaye bakishimiye kurusha ibindi byose batwaye cyane banejeje nuko abareyo baturoringaga kiriya cya shampiyona baravuga none reka tubakubite tukubita agakoni kunda no ku munwa wera bya bindi byo kwitwa ayo magambo ntimuzongere no kuyaserutsa kuko nta mwe wavuga ngo shampiyona se ngo ikipe yabaye ya kabiri te kandi yakurasha kuri Peace Cup niwe ngo byagoye mu rega bageze baravuga igikombe cy'abanyarwanda ngo ni Peace Cup uzatwara Peace Cup rero uzaba utwaye igikombe cya shampiyona ubwo rero nyamukandagira abanyuze hejuru nuko ku mugabane w'Uburayi habaye byinshi ariko ndagira ngo mbajyane muri ubu buryo ubundi musaranganye iminota dusigaranye duhera aho ngaho
For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant, gathering dust, gathering doubt, but this season has